turaza kuganiriza inzego zishinzwe by'umwihariko ngira ngo urabibona nk'uko bimeze, urabona ko inkongi ikigaragara cyo hangiritse ibintu bitari bikeya. Iyi nkongi y'umuriro urayibona ko ari inkongi ikabije, ni inkongi igaragaza, navuga ngo sinzi niba ari ibihe by'imperuka, ariko kandi ese nta kizimyamwoto yari irimo, cyangwa se biriya bita ngo fayo, biriya bizimya umuriro, ese bimeze bite? Yaba yatewe n'iki? Ese haba harimo gaze, haba harimo ibikoresho bijyanye n'amagaze bitandukanye? Kuko bigaragara ko hahiriyemo ibikoresho bitandukanye by'abanyeshuri, bigaragara ko ari muri dorotwari, harimo ibikoresho byinshi cyane byagiye bihiramo. Mu by'ukuri urabona ko ni inkuru iteye ubwoba, aho n'ibirahuri byagiye bituragurika, barimo kugenda bazimya. Abanyeshuri bose bakaba bari hanze, murabibona ko ntabwo barimo kwiga. Ibi rero ni ibintu biba bibaye bitunguranye, aho turagenda tuganira n'abantu bagiye batandukanye, aho itangazamakuru ryagiye rihasesekara ari ryinshi, ariko kandi ntabwo biba byoroshye na gatoya. Ese ni iyihe mpamvu? Ese ni ukubera iki? Nshuti bavandimwe, ibi ngibi biba byagiye biba gutya, ariko nkavuga ngo hakorwa iki kugira ngo abantu bagende bagira ubufasha bumwe. Shimire wowe ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye, wakoze subscribe, like, share ndetse na comment. Ngira ngo murimo murareba umwotsi uri kwaka, aha ni mu murenge wa Jari, mu karere ka Gasabo, ishuri ryahitwa ku Nkuru Nziza. Abantu nimba muhazi, hahiye ishuri rimwe mw'ayo mashuri. Ngira ngo murabona umwotsi mwinshi cyane, n'ibintu biteye ubwoba. Reka tugereyo tuganire, tubabaze ese niki cyabiteye, yaba ari gaze, yaba ari inkongi y'umuriro. Reka dukomeze, ibindi turagenda tubimenya. Ngende Salomo, aha ni kuri Salomo TV. Ndabakunda cyane, kora subscribe dukomeze kubana. Ngira ngo murimo murabireba nk'uko turi kugenda mubona ko umwotsi ari mwinshi. Ntitwari twagera ku ishuri nyirizina, ariko niho tugiye kugira ngo tuganire nabo, tubabaze ngo ese bimeze bite, ese kubera iki hahiye, byahiye bigenze bite, nyine ni iki cyabaye kugira ngo iyi nkongi y'umuriro cyangwa se uyu muriro mu mujyi wa Kigali uboneke. Aha ngaha murabibona ko ni ku itorero Inkuru Nziza. Ngira ngo murimo murabireba, umwotsi ni hatari, wakwibaza ngo ni ibiki byahatwitse. Murimo murabibona, ariko kandi reka twegeremo imbere turebe ngo bimeze bite, why this problem, kubera iki kibazo cyabaye. Hari ikigo cy'amashuri, ni mu itorero, ariko kandi reka twizere ko Imana ibigenza neza. Urabona ko ari kuri paruwasi ya Gihogwe, intara y'umujyi wa Kigali, cyangwa se intara ya Kigali. Ngira ngo urimo urabibona nk'uko bimeze, aha ni kuri Salomo TV. Urimo urabona ko inkongi y'umuriro imeze nabi, ntabwo biba byoroshye na gato, ariko turibaza ngo kubera iki byagenze gute, kubera iki byahiye. Ese ngo urimo urabibona ko hari gushya, barimo barazimya. Ngira ngo urimo urabireba uko bimeze, turibaza ngo ese nta bana bahiriyemo aha ngaha, ese bimeze bite, ni kubera iki, ni iyihe mpamvu?
muri urusaku rw'abanyeshuri ngira ngo urimo urabona ko umuriro urimo uraka mu itaje, ngira ngo urimo urabireba ku rwego rukomeye cyane. Wakwibaza ngo ni ukubera iki? Ni ibibazo, ariko kandi haba hakenewe ubutabazi bw'ibanze, niko biba bimeze. Ngira ngo nibyo biri gukorwa, murimo kubireba, ngira ngo murimo murabibona. Bite muvanga, uraho urakomeye? Ariko niko biba bimeze, niko mu isi bigenda. Uyu munsi uba umeze neza, ariko ejo ukaba utamerewe neza. Ngira ngo urimo urabona ko barimo kugenda bazimya, kandi niko bimeze, n'ibikona ngira ngo urabona ko biri kugenda byirukanka cyane, biri kugenda byirukanka. Sinzi niba umuriro urimo kugenda uwureba cyangwa se uwubona. ngira ngo uri kugenda ubibona uko bigiye bimeze. Bari kugenda bazimya umuriro. Iyi ni inkuru itugezeho mu kanya gato cyane, ngira ngo ni inkuru iba itugezeho mu mwanya mutoya cyane. Reka nkomeze rero mbashimire mwese mudukurikiye. Aya ni amakuru aba ari news update, cyangwa se ni amakuru aba agiye agezweho. Nk'uko mubireba rero, ngira ngo murabona ko ariko bimeze. Uyu muriro umeze nabi cyane. Uyu muriro ntiwamenya ngo watewe n'iki, ariko kandi mu buzima igihombo n'inyungu bibaho. Kunguka no guhomba ni ibintu biteganya, ntabwo ari ibintu wakwirirwa wibazaho. Niko ubuzima bumeze. ngira ngo urabona ko ni inzu igeretse, cyangwa se ni amashuri ageretse. urabona ko uko bisa kose ni dorotwari y'abanyeshuri. ngira ngo niko mbireba, cyangwa se niko bigaragara. urabona ko n'abanyeshuri bamwe ibintu byasohowe, bimwe biri hanze kubwo gucunga umutekano wabyo. ntibaza ngo rero se ni ukubera iki, ni iyihe mpamvu kuki bigenda gutya? ese ni ukubera iki? turaza kuganiriza inzego zibishinzwe by'umwihariko. ngira ngo urabibona nk'uko bimeze. urabona ko iyi nkongi ikigaragara cyo hangiritse ibintu bitari bikeya. iyi nkongi y'umuriro urayibona ko ari inkongi ikabije. ni inkongi igaragaza, navuga ngo sinzi niba ari ibihe by'imperuka, ariko kandi ese nta kizimyamwoto yari irimo, cyangwa se biriya bita ngo fire, biriya bizimya umuriro. ese bimeze bite? yaba yatewe n'iki? ese haba harimo gaze, haba harimo ibikoresho bijyanye n'amagaze bitandukanye? kuko bigaragara ko hahiriyemo ibikoresho bitandukanye by'abanyeshuri. bigaragara ko ari muri dorotwari, harimo ibikoresho byinshi cyane byagiye bihiramo. mu by'ukuri urabona ko ni inkuru iteye ubwoba, aho n'ibirahuri byagiye bituragurika. barimo kugenda bazimya, abanyeshuri bose bakaba bari hanze. murabibona ko ntabwo barimo kwiga. ibi rero ni ibintu biba bibaye bitunguranye. aho turagenda tuganira n'abantu bagiye batandukanye, aho itangazamakuru ryagiye rihasesekara ari ryinshi, ariko kandi ntabwo biba byoroshye na gatoya. ese ni iyihe mpamvu? ese ni ukubera iki? nshuti bavandimwe, ibi ngibi biba byagiye biba gutya, ariko nkavuga ngo hakorwa iki kugira ngo abantu bagende bagira ubufasha bumwe? ngira ngo murimo murabibona uko bimeze.
ntabwo biba byoroshye n'aka na gato. Ndabona wowe guhanga n'ubu bishoboye mwana. Ariko ubundi none se buri muntu wese ko akora akazi kiwe nyine. Hano ahubwo ucunze nabi na kamera yahahira mwana. Ndabona wowe guhanga n'ubu bishoboye mwana. Ariko ubundi none se buri muntu wese ko akora akazi kiwe nyine. Hano ahubwo ucunze nabi na kamera yahahira mwana. Kugira ngo urimo ugenda ubibona uko biba bigiye bimeze cyangwa se uko biba bigiye bihagaze, kugira ngo ubaze hamwe n'abanyeshuri baba bagiye bari hano. Nta kibazo neza ko na diregiteri abyemera. Kugira ngo murimo mubireba uko bimeze, reka tubaze Duwaye bati bimeze bite? Bimeze bite, kubera iki hahiye? Ese yaba ari iyihe mpamvu? Ese haba harimo imyambaro y'abanyeshuri yahiriyemo? Ese byagenze gute? Ese haba harimo amafaranga yahiye? Ese ayo mafaranga azishyurwa gute? Bizagenda bite? Amafaranga y'abanyeshuri yahiye n'ibikoresho byahiye byagenda bite? Kugira ngo urimo uragenda ubibona ko hahiriyemo n'amafaranga n'imyenda muri dorotwari, ariko kandi niko biba bimeze, niko ubuzima bumeze. Uyu munsi biba bimeze neza, ejo bimeze nabi. Imana ikomeze gutabara iki kigo cya Gihogwe kiri mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo mu mujyi, intara y'umujyi wa Kigali. Aha niho duherereye. Genda Salomo, abanyeshuri bito byanyu mumeze mute? Muvugire rimwe nta kibazo, murakomeye. Iki kigo hahiye, mwiga muri eterina? Iyi ni eterina. Haba hahiriyemo ibikoresho cyangwa se amafaranga yanyu? Yego se, ubu se muzongera kubona jare de poshe yanyu byose? Ngira ngo mwabibonye rero nk'uko bimeze. Tuvuye mu kigo mw'imbere ahahiye cyangwa se ahabaye inkongi y'umuriro. Aha ni kuri Salomo TV, ngende Salomo, nta kinanira Imana nk'ibisanzwe. Imana y'amahoro ikomeze kubarinda no kubarengera. Twagiye tubona umwotsi mwinshi uzamuka mu birere, turavuga ngo ko gutwika bitemewe. Ni hehe mu mujyi wa Kigali umwotsi ungana gutya ushobora kwaka ibintu bigashya kuri uru rwego? Ikigo kirimo abanyeshuri, kirimo abana bangana gutya, bimeze bite? Ese ni ukubera iki? Ni iyihe mpamvu byagenze gutya? Uko mwabibonye mwagiye mubireba, kugira ngo muri kugenda mubona abantu bagiye batandukanye. Wakubaza mwana? Sinzi impamvu n'abaturage baba bagenda batinyamwo, ariko kandi niko bimeze nyine, biba bitoroshye
n'aka na gatoya cyane, biba bigiye bitoroshye, biba bigiye bitoroshye. Salamu musaza, bimeze bite? Ni amahoro. Aha hantu hahiye dusanzemo hahagaze, ese byahiye uyu munsi cyangwa bimaze iminsi? Byahiye uyu munsi. Mwamwe mwabonye umwotsi uri kwaka hejuru? Ubu haba haciyemo nk'umwanya ungana ute birimo gushya? Isaha yose. Nk'isaha irarangiye. Ubu se nta bintu by'abanyeshuri byaba byahiriyemo? Natwe ntabwo twigeze twemera ko twinjiramo. Nabonye kwinjiramo ari intambara, ariko kandi abantu binjiyemo biri aho ngaho na polisi, byari bigoranye no gufata inkuru byari bitoroshye, ariko kandi twayifashe. Ariko bahiyemo ibintu byinshi, ariko turaza kumenya amakuru. Ese wowe urebye ubona bano bantu bazishyurwa, aba babyeyi b'aba bana cyangwa ibintu byabo? Bakwiye kubishyura kuko ababyeyi baba babibonye bavunitse. Ubwo ni ukuvuga ngo leta itange ubufasha ku banyeshuri babuze ibyabo. Murakoze cyane. Aha ni kuri Salomo TV, ngeni Salomo, nakinanira Imana nk'ibisanzwe. Imana y'amahoro nibarengere, ni kwa kundi tugira gutya tukagenda dukora ubufasha. Imana ibarinde kandi ibarengere, isimbi